Ndagushimiye cyane ukomeje gukurikirana ibiganiro bya Bitanzaba. Imana iguhe umugisha. Wari mu majyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba, tutibagiwe n'umujyi wa Kigali, ndabaramukije cyane. Imana ibakomereze cyangwa ibongerere ku byo mufite. Uyu munsi rero turagarutse mu kiganiro cyacu ku bantu bafite igice cy'ukwezi mu kiganza. Abantu bafite igice cy'ukwezi mu kiganza, tugiye kurebera hamwe topic y'uyu munsi igira iti: ese ni ukubera iki abantu bafite igice cy'ukwezi mu kiganza badakunze guhirwa mu rukundo cyangwa badakunze guhirwa n'urukundo? Umuntu ufite igice cy'ukwezi mu kiganza, nk'uko bisobanurwa mu myizerere ya gakondo n'imyitwarire y'umutima, ntakunda guhirwa byoroshye mu rukundo kubera impamvu zifatika zituruka ku miterere ye yihariye y'umutima muremure, ubwirinzi bwo ku mutima n'imyemerere y'umubano wimbitse. Dore impamvu nyamukuru zishobora gutuma adahirwa vuba mu rukundo. Cya mbere, akunda mu mutuzo wimbitse ariko ntabitangaze ku gihe. Afite urukundo rutuje, rutavuga cyane, ariko ntakunda guhubuka kugaragaza amarangamutima ye. Ibi bituma uwo akunda ashobora kutamenya ko yitaweho cyangwa akibwira ko atamukunze bihagije. Akundira mu mutima ariko ntamenya gutangaza uwo akunda ibyo akeneye kumva. Cya kabiri, ashyira agaciro ku rukundo rurimo ubusabane bwimbitse kurusha iby'inyuma. Ntashishikazwa n'amafoto, amagambo meza, impano cyangwa ibintu by'akanya gato. Ashaka urukundo rufite icyerekezo, igisobanuro n'indangagaciro. Ibyo rero abantu benshi batinda kubyumva cyangwa bakabitinya. Cya gatatu, iyo akomeretse mu rukundo aba agize ihungabana ry'umutima ridasanzwe. Akunda yatuje, arakomerwa cyane iyo atanzwe, atitabweho cyangwa abyumvise nabi. Akunda yatuje, arakomerwa cyane iyo atanzwe, atitabweho cyangwa abyumvise nabi. Bishatse kuvuga iki? Ntajya yihutira kwishumbusha ngo niba ashwanye n'uwa mbere ngo ahite adakunda ako kanya. Oya, ibi bituma abaho igihe kirekire ari wenyine cyangwa yizirika ku muntu udakwiriye. Icya kane, agira ubwoba bwo kwereka abantu amarangamutima ye yose. Kubera umutima we wimbitse kandi w'umunyamabanga, yumva ameze neza iyo atambaye ubusa amarangamutima ye. Ibi bituma atamenya kwereka uwo akunda amarangamutima ye mu buryo bugaragara, bikamutesha amahirwe cyangwa bigatera kwibeshywa. Hano ukibeshya ko atagukunda kandi agukunda by'ukuri, kubera amarangamutima ye ntabwo akunda kuyagaragaza cyane. Cya gatanu, ashobora gukururwa n'abantu batamukwiye bitewe n'imvamutima. Afite umutima woroshye, wakira vuba urukundo, ariko akunda umuntu akamufata nk'ikirahure kabone niba umuntu amutengushye. Aragundira, agashyira amarangamutima ye hejuru y'ukuri,
bigatuma ahorana ibikomere. Niba ibintu byarakubayeho, ugenzure mu kiganza cyawe. Ufate ibiganza byawe bibiri ubihuze, urebe niba ufite igice cy'ukwezi mu kiganza. Urahita umenya impamvu ugundira urukundo rudashoboka. Nuko ufite igice cy'ukwezi mu kiganza. Cya gatandatu, iyo atabonye urukundo rufite umutuzo, ahitamo kuba wenyine. Umva wundi iyo amushwaniye cyangwa ntamubere umwizerwa, ahitamo kuba wenyine. Ntashobora kwihanganira urukundo rwuzuye imvururu, impaka cyangwa ibinyoma. Umuntu ufite igice cy'ukwezi mu kiganza, uru rukundo rwuzuyemo imvururu, impaka n'ibinyoma, ntago ajya imbizi narwo. Iyo abona ko ntarwo yishimira, arituriza akigira mu buzima bwe atavuze byinshi. Azahita agukwega cyangwa aguhunga gake gake. Ufite igice cy'ukwezi mu kiganza, akunda cyane ariko atabivuga cyane. Arakomerwa vuba, ntiyishumbusha vuba, kandi ashaka urukundo rufite umutuzo. Iyo atarubonye ahitamo gutuza aho kugira ngo ababarirwe mu rukundo rudafite imizi. Ndagushimiye cyane twabanye muri iki kiganiro. Imana ikomeze kuguhezagera, kuguha imigisha. Ndakwibutsa gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Astra Vista.